Ayo datowe. Joseph akuri kwirukanka wahagira byagenze gute? Yewe, nare basakuma imwe zingiro kandi ngiye muri Minerva dore nakerewe. Ngo Minerva se niki kandi? Ntumbwira ko Minerva utayizi kandi bamubongeje. Nayo nzi pe. Minerva ni Ministry de Evangelisation dushinzwe kwamamaza ubutumwa bw'Imana hano hose, hano campus, hanze ya campus ndetse no kwisose bikunze turohereza. Mwaba maze iyi minsi yose mu bungeri nkaba narenze iyo ministeri. Umva waracitswe no kuri kw'Imana niba utanayizi. Iyo ministeri se ko numva nyikunze cyane. Ahubwo nkurikira tujyana. None aha ntago byashoboka nari mfite izindi gahunda. Ahubwo wambwira aho ikorera n'igihe ikora. Undi munsi nkazaboneka. Umva ikora ku kane saa 11 kujya saa 11:40 dukora ku gisima cya kabiri hagati ya hostel ya mbere n'iya kabiri uve kuri hostel z'abasore. Nukuri rwose ni ikaze uzaze turakwakiriye. Ndinde wo kuhabura ku kane w'igitahara. Umva Minerva Ivanjiri yogere hose. Minerva n'abatayizi bayimenye. Minerva Yesu ni yamamare. Umugoroba mwiza, amahoro y'Imana bane namwe mwese mudahema gukurikira amakuru, inyigisho n'ibiganiro bya Minerva. Kuri uyu wa gatanu tariki 31 z'ukwa mbere 2025 tubazaniye amakuru y'ikoraniro mu Kinyarwanda. Kuri mikoro ndi Benito Wikeza mfatanyije na mugenzi wanjye Leonard Nshimiyimana. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Nyuma y'uko abasore basobanukiye ko ari abanyembaraga bagaragaje umusanzu wabo mu gitaramo n'isengesho. Imyiteguro y'amatora muri kominote n'ikoranira bungeri irarimbanije. Kuba abarevusiri bagiye gusoza ubutumwa byo urabivugaho iki? Hamwe n'andi makuru menshi ntimujye kure. Turaza kumva naho minisharite igizwe n'abarevusiri gusa isigaye. Bera udasumbwa we. Karame dansira we. Ko mbona wirukanka urajya Yewe rega rikuru ku masaha yansize kujya muri minisharite. Minisharite se nibiki? Yego ni ministeri y'ibikorwa by'urukundo ariko nyine ibikorwa by'urukundo dukora no gufasha ikoraniro gutegura isengesho ribera ndetse ruvango dukora n'ibindi bikorwa by'urukundo bigiye bitandukanye. Naboneka ntuzansige. Yego birumvikana ntago nagusiga maze none n'abandi nabo zabazane dukoresha imbaraga zacu tukiri batoya kuko gukora uruhoraho no kwiteganyiriza. Nuko di. Murakoze cyane ibikorwa by'urukundo niyo ntego dukomeyeho ibyacu byose tubikore mu rukundo. Mu bungeri ibintu byahinda isura mu gihe cyabanje na musore wo mu ngeri n'umwe wateraga ikorasi kwiterura byo abyinira Imana byari inzozi. Umunyamakuru wacu Silveriye Mugabe yaganiriye na Jerive. Murakoze, amazina yanjye nitwa Jerive Muragijimana nkaba nanjye ndi umwungeri aha muri URC Rukara Campus. Jerive urakoze cyane. None ubivugaho iki ku bwitabire bw'abasore mu isengesho? Mu gihembwe gishize byagaragaraga ko bitabira mu buryo budashimishije, ubibona gute muri iyi minsi? Muri iyi minsi ubwitabire bw'abasore rwose burashimishije cyane ko abasore batitabira gusa ahubwo bari kugira n'uruhare rukomeye cyane mu migendekere myiza y'isengesho, aho twashimira cyane abasore bakomeje rwose gushyiramo imbaraga. Aha twareba nko mu gitaramo uburyo gisigaye gikorwamo biragaragara ko abasore bagerageza gutera amakorasi ndetse no kugerageza kuririmba ndetse no kubyina ibintu bitari bisanzwe cyane mu gihembwe cyashize. Sibyo gusa kandi hari no kuba basigaye bambara amashapure nk'ibintu twasabwe mu gihembwe gishize, bakakoresha n'ibikoresho byinshi binyuranye bitagatifu. Ibyo bidufasha kwitagatifuza kandi bigatuma dukomeza kuba mu bungeri nta kodoka koko nk'uko siroga yacu bivuga. Byagaragaye ko abasore bakomeje kwitabira kugeza ubwo urugendo rw'isenderezwa narwo rugaragayemo abasore benshi nk'igikorwa cyerekana uruhare rw'abasore bari kugaragaza mu kwitagatifuza ndetse no kugaragaza ubwitabire bwabo mu bikorwa bitandukanye rw'abungeri. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose kubw'izo nkuru zitandukanye giye tubwira.
Yego natwe turabibona, hari uburyo mbere batitabiraga ariko ubu umusaruro ukaba ugaragara ko Roho Mutagatifu arimo arakora imirimo ye. Silveriye Mugabe, radiyo na televiziyo ijwi rya Roho Mutagatifu muri Mineva. ubu tuvugana harabura igihe gito ngo ingoma zihindura imirishyo. Anastase yaganiriye n'umujyanama w'ikoraniro atubwira aho imyiteguro y'amatora igeze. Mu gihe abarevosiri bari kwiga igihembwe cya nyuma, twaganiriye n'umujyanama w'ikoraniro atubwira uburyo bari gutegura amatora y'abazasigara babasimbuye. Yego, turimo turategura amatora y'abantu bazasigara bahagarariye ikoraniro kandi barireberera. Rero ntabwo byoroshye kubera yuko bisa naho abarevo 1 n'abarevo 2 ari bakeya cyane. Rero turacyakomeza nyine gushishoza ngo turebe abo twazasigira ikoraniro. Ese mubona mu ikoraniro harimo abakandida bahagije ku buryo nimumara tora minisiteri atazahura n'ikibazo cyo kubura abantu bayayobora, kubera ko abakabaye bayayobora bisanze muri komite executive? Yego, ntabwo nyine byoroshye kubera ko abantu bajya muri komite executive ndetse n'imbuto zitoshye baba barasenderejwe. Rero abasenderejwe benshi, urebye abenshi nta barevosiri kandi bagiye kugenda. Ubwo rero urumva ko hazasigaramo icyuho cy'abarevo 1 n'abarevo 2 bazaba ari bakeya, ndetse n'abahagarariye amaminisiteri usanga barasenderejwe. Rero urumva hazaba harimo icyuho kinini kuba abarevosiri bagiye kugenda ari bo benshi, ariko kandi ntabwo dukwiye kugira ubwoba kubera ko Nyagasani agenda ahamagara gake gakeya. Rero mpamya nashidikanya ko tuzareba uko tuzasoza igihembwe uko bizaba bimeze. Nibiba ngombwa amaminisiteri tuzagenda tuyagabanya, kuko hari aho usanga hasigaye umuntu umwe, abantu babiri, kandi urumva ntabwo umuntu umwe mu butumwa aba ari byiza. Icyo rero mbona cyiza ni ugukomeza kubitura Nyagasani, akazakomeza akabitegura. None bigenda bite mu gihe hari umuntu tubona ko ari umukandida, yakabaye aba umukandida ariko ugasanga atinya inshingano? Yego, harimo abatinya inshingano ariko turabaganiriza tukabereka yuko nta bwoba bakwiye kugira. Abenshi nyine bagira ubwoba, ariko rero nanone iyo tubitayeho harimo ababyumva abandi ntibabyumve, ariko twizeye ko bizagenda neza. Rero ntago Yezu yatoye abashoboye n'abadashoboye, ahubwo iyo wumvishe icyo cyizere twakugiriye cyonyine, kumva yuko ukwiye kuba wajya mu mwe mu bantu bakwiye gushinga ubutumwa bahagararira abandi, byibuze icyo ngicyo cyamuhaye motivasiyo. Kandi nanone tubereka ko nta bwoba kuko natwe tuba twarabishoboye. Rero ubutumwa naho abarevo 1 n'abarevo 2 ni uko bakwiye kwiringira Nyagasani mbere na mbere, nyine nk'uko tubibwirwa mbere na mbere Imana mu buzima bwacu, mu masomo yacu. Iyo bigenze neza rero birakunda. Rero iyo wihaye Imana cyangwa se ukayishyira imbere mu buzima bwawe nta kidakunda. Rero bere kugira ubwoba, ntabwo bahawe roho w'ubwoba, kandi ntabwo tubwira abasenderejwe gusa, n'abatarasenderejwe iyo wumvishe ijwi ry'Imana uraza ugakorera Imana mu bushobozi iba yaguhaye. Cyane ko kuba turi aha ngaha ntacyo twatanze, ni byiza yuko wakumva rya jwi ry'Imana ryo kumva ko ukwiye kuza kuyisingiza ukaza. Merci. Josiane, turagushimiye. Yego, merci.
Ibi kandi biraca amarenga yo kuba abarevosiri biteguye gusohoka mu bungeri bakamamaza ubutumwa bwiza ku isi hose. Jean Claude yaduteguriye inkuru irambuye. Ni Jean Claude muvugana, turavugana nande? Muravugana na Nihabwimpundu Mathilde. Ku bijyanye nk'abantu bo mu mwaka wa gatatu ujye muri kweza ahantu ugiye gusoza ese ikoraniro muri kubona risigaye hehe, mwatubwira muri make ubwo uburyo n'ijisho ryanyu nk'abakuru bacu uburyo mubona ikoraniro rigiye gusigara n'uburyo namwe mwiteguye gusoza ukajya mu buzima bwo hanze. Jean Claude murakoze cyane. Ikibazo mbajije mbere na mbere ngo abantu bo mu wa gatatu turi kwiyumva gute, ni ibintu byo gushimira Imana ko igeze muri kaminuza. Ntabwo uzi ko imyaka 3 uzayirangiza, cyane ko kuri bamwe byabaye imyaka 4, ntabwo uzi ko iyo myaka uzayirangiza. Ni ibyishimo rero iyo ubona ugeze mu mwaka wa gatatu byibura uvuga ngo hari aho ugeze. Rero dufite ibyishimo, ariko nanone ntabwo twavuga ko urugendo rwacu rwarangiye. Aho tugeze ubu ngubu niho bikomeye, aho turi gukora ubutitsa rimwe na rimwe tukabura bitewe n'inshingano zitandukanye, amakati akomeye aho batubaza babona nta mpuhwe bagifite, bavuga ngo mugiye kujya kuba abarimu b'ejo hazaza. Rero dufite ibyishimo, ariko nanone twagira ngo tubabwire yuko kugera mu wa gatatu haragoye, ntabwo hakomeye ugereranyije n'indi myaka, ariko icya mbere cyaho gikomeye ni uko hagoye. Rero ibyishimo byose turabifite, ariko nanone nibwo turi gukora cyane, kuko umuntu avuga ngo hagize ikiba ubuzima bwanjye cyangwa se ibyo nahihibikaniye byose byaba birangiye. Amasaha duhuye n'umunyeshuri wo mu mwaka wa mbere agiye kutubwira uburyo ki arimo yumva mw'iki gihe abakuru bacu bagiye kugenda n'uburyo kubona ikoraniro zasigaye rimeze. Ese nk'abantu bo mu wa mbere ndetse no mu wa kabiri biteguye gute kuzasigana ikoraniro? Ageze no kutubwira ese abantu bo mu wa gatatu babona gute, mbese atubwira muri make uburyo abona ikoraniro ryacu rigiye gusigara. Twamuha umwanya akatubwira ko abona rigiye kugenda. Murakoze. Nyine ko bakuru bacu bo mu wa gatatu bagiye kudusiga, cyangwa nyine ni igihombo gikomeye, ni mu buryo bwose. Ariko nkatwe tugiye gusigara nyine tugomba gutera ikirenge mu cyabo kugira ngo n'ikoraniro nyine ryacu ritazagwa cyangwa ngo ricike intege, ahubwo tuzusa ikivi bari batangiye, ku buryo natwe barumuna bacu bazasanga dukomeye nk'uko twasanze bakuru bacu bakomeye. Nyine urumva ko bakuru bacu mu gatatu baramenyereye ibintu bari babizi, ariko muri ibi bihembwe tumaranye natwe hari byinshi batwigishije, hari ibyo twabigiyeho. Nyine abantu bo mu wa kabiri no mu wa mbere ntabwo tugomba gucika intege, ntabwo tugomba kurakara ko bagiye, ahubwo tugomba kwishimira intambwe bateye, intambwe yatewe yo kujya mu buzima bwo hanze, ahubwo natwe tugaharanira ko aho badusize cyangwa ikoraniro badusigiye tugomba kuriteza imbere. Mwijuru tuzaba turi abatware, mwijuru tuzaba turi abatware, dukora defile gikomando, mbega amasaruti, mbega ina, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero, bizaba ari umunezero. Amen, 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 amen. Bizaba ari umunezero. Abo bantu ntabwo basinzira, ntabwo basinze nk'uko ubyibwira. Ni ibyishimo bya Roho Mutagatifu. Ni ku wa gatanu saa moya zuzuye muri N1S1, uzaze dufatanye gusingiza Imana. Mbese no kubyina gusa? Ni ukubyina no kumva ijambo ry'Imana, tugasingiza Imana kandi tukayitakambira. Ku itariki 15 z'ukwa 12 2024 byari ibirori bihebuje muri Communauté Catholique, by'umwihariko mu ikoraniro abungeri. Ibi birashimangirwa na Flavia mu kiganiro yagiranye na Faustin, umunyamakuru wacu wa Mineva. Flavia muraho?
muraho neza Gero mutagatifu. n'ingabire ze zose. None Flavia, umunsi w'isenderezwa wabaye ku itariki 15 z'ukwa 12, wari umeze ute, wari uteye ute, se mwawakiriye gute? Muri make tubwira urugendo rwanyu mu isenderezwa. Murakoze cyane, umunsi w'isenderezwa wagenze neza cyane, aho byari ibyishimo byinshi cyane kuri twebwe twari twasenderejwe, byari ibyishimo bikomeye ku bantu twari tumaze kwakira ingabire za Roho Mutagatifu. Navuga ko twari twishimye cyane ndetse wanatubereye umunsi mwiza cyane. Mumaze gusenderezwa, muri make muri mwe murumva ari iki gishya cyahindutse? Murakoze cyane, ni byinshi byahindutse cyane kuko twakiriye inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye kandi twanaronkeyemo ingabire n'inema zitandukanye. Rero icyo byatumariye hari byinshi cyane twagezeho tutari tuzi, hari n'ibyo twabashije gusobanukirwa. Mu gusoza iki kiganiro tugiranye, ni iki wasaba cyangwa ni izihe nama wagira abantu bashaka gusenderezwa ndetse n'abakarismatike muri rusange? Murakoze cyane, inama nagira abantu bashaka gusenderezwa ni uko batera intambwe nabo bagakora urugendo rw'isenderezwa, kuko turonkeramo inama nyinshi, inyigisho nyinshi zitandukanye ndetse tukaronkeramo ibyiza byinshi, harimo ingabire n'inema bigiye bitandukanye. Rero icyo nabashishikariza ni uko nabo batera iyo ntambwe kugira ngo bakire ingabire za Roho Mutagatifu. Imbuto zitoshye, tubura umuri mu bikorwa byacu tobowe na Roho Mutagatifu. Ni kuwa kane w'icyumweru cya kane cy'ukwezi, aho imbuto zitoshye duterana n'abungeri bose. Ikaze dukorera kuri kwasiteri ya mbere uturutse kuri Digital Hostel, aho isengesho rya kominote ribera. Ikaze mu bungeri bose, twiteguye kubakira, namwe Yesu arabahamagara. Nakudohoka mu butumwa, ikaze kwa Yesu hari byose. Mu gusoza uyu mwaka w'ubutumwa hamwe na Aloyizi, turumva uko ikoraniro rihagaze mu mibereho yaryo. Uravugana na Aloyizi Twizeyimana. Yego. Makuru w'ijwi rya Roho Mutagatifu. Urashaka kumenya imibereho y'abungeri muri rusange mu gihe cy'umwaka w'ubutumwa bwatangiye kuri 19 z'ukwa mbere 2024 kugeza uyu munsi. Ko muduhereza ishusho y'ubwo butumwa bumeze bute, buteye bute? Yego. Murakoze cyane, murakoze, ndabashimiye kubw'amakuru mugira ngo mbasangize. Ubutumwa bwacu bw'abungeri nk'uko mubuvuze bwatangiye nyuma y'uko muri kominote katolike Saint Antoine du Pader atoye kuri 19 z'ukwa mbere 2024. Nyuma yaho nibwo haje kubaho gutorwa mu bungeri, noneho amatora aratangira, ari nabwo muri uko kwa mbere twatangiye ubutumwa bushya. Uko rero abungeri twatangiranye muri uyu mwaka w'ubutumwa, twari tugifite karikiramu imwe, twari tugiye mu wa gatatu, abari bari mu wa mbere bagiye kujya mu wa kabiri. Ariko nyuma y'uko bakuru bacu bagiye, byari uniformu, ibikorwa tukabihuza ndetse tugatahira rimwe mu mavakanse bigakunda. By'umwihariko noneho ubutumwa yaba mu mbuto zitoshye abasenderejwe bwari bugikorwa neza kubera umunsi wo ku wa kane, cyane ko amasaha yo gutangira amasomo nyuma ya saa sita ntabwo yari yagahindutse, hari hakirimo umwanya w'amasaha 2 yose, kuko amasaha mu gitondo yarangizaga saa sita, ay'ikigoroba agatangira saa 8. Ariko n'icyo gihe byari bitoroshye ko ubutumwa bukorwa neza cyane kubera amasaha twari dufite yo gukoresha. Ikindi ikijyanye n'ubundi butumwa, ibikorwa by'urukundo twajyaga dukora, hari igihe twabupangaga mu migezi, ariko bigeze hagati nyuma dutangiwe umwaka mushya w'amasomo akademikiya,
nibwo haje guhinduka rero amasaha, tugira isaha imwe yonyine ya lunch. Ibikorwa bimwe na bimwe bigenda bisa nk'aho bigabanuka by'amasaha akorwa hagati ya saa sita na saa munani, kuko n'isengesho buriya rikorwa mu mbuto zitoshye, abasenderejwe nibo mvuga, usanga twahise tugabanya igihe, twagabanyije igihe buriya dukoresha nko mu minota 40 gusa, kandi wenda mbere isaha yararengaga. Izo ni impinduka zagiye ziba. Muri rusange abungeri hagati na hagati, nyuma y'uko bakuru bacu bagiye, aho byaje kugoranira ni abaje mu wa mbere bahise bahuza n'abo mu wa kabiri, bagiye muri gahunda y'ibihembwe 2 gusa, twe tukiri muri 3. Hakabaho ko rero abungeri bamwe dutaha tukajya mu kiruhuko, abandi bungeri hagasigara abo mu wa mbere n'abo mu wa kabiri. Muri ibyo bihe wenda nabasangiza ukuntu byari bimeze. Abungeri bagiye batashye bakoreraga online isengesho, abasigaye ku ishuri bakarikora nabo, ariko twari dufite impungenge ngo biragenda gute abungeri bamwe twatashye abandi bari ku ishuri. Ariko rwose Imana ahantu ikora ibitangaza, bakoraga igitaramo kakahava, ba bandi bose tutakekaga ko batera amakorasi bakabyina, abungeri bagahora mu byishimo, yaba bari hanze n'abasigaye ku ishuri. Ariko se aho ngaho kuba karikiramu yaraje, wenda bamwe bakajya bataha abandi bakiri ku ishuri, kimwe mu mbogamizi cyangwa se kimwe mu ngaruka byagize ku isengesho ry'abungeri n'imikorere yabo muri rusange, harimo kuba bamwe baba bari ku ishuri bagakorera isengesho hamwe, abandi bakarikora online. Nizo ngaruka nicyo kintu cyonyine cyabaye nk'impinduka cyangwa se cyabaye nk'ingaruka ku kuba karikiramu yabo mu wa mbere no mu wa kabiri itandukanye n'abari mu wa gatatu. Ntabwo ari cyo cyonyine, turavuga n'ibijyanye n'imyigishirize nayo, kuba harahindutse ibihe byo gutangira ntabwo ari cyo gusa cyabaye nk'imbogamizi. Ikindi ni ikijyanye n'imyigire muri rusange, uko bakuru bacu bize siko twe twize. Nirani today gospel time muri studio, nago ndi nyine ndi kumwe na minister wa Minisharite. Reka tumwakire. Minister, umeze neza? Yego meze neza nk'uko mubyumvise, amazina yanjye ni Akayezo Valence. Ubu minister buragusa pe, iryo kote ngo bimeze bite? Ubu minister nyine ndumva nta kibazo gusa, nanone nibyo kwishimira, ariko nanone hakaba ntago bimeze neza cyane. Ntago bimeze neza, wambaye ikibabi gutyo muri ministeri yabo, ubundi bwamugana bimeze bite? Duhereze ishusho. Ejo bundi uhagurukije ministeri yose tubona ntago ifite umubare mubi, ariko uvuze ngo hicare abantu bagiye kugenda, mbona bose baricaye. Aka kantu muri kugatekerezaho mute? Uzakomeza uyobore, uzakomeza uryoherwe no kwambara icyo kibabi ahangaha? Birumvikana nyine muri ministeri yacu abamembure baracyari bakeya cyane, kuko n'ubundi abantu dufite batari mu mwaka wa gatatu ni bake cyane ugereranyije, ntabwo barenze 5. Ubona si biterwa n'iki? Nuvuga n'undi kintu kibitera, twagiye tugira imbogamizi nabo tubonye, ugasanga nyine bagiye babona akazi bahise bongera bacaho barigendera. Nuko ngo ministeri yanyu ni abantu babakire gusa? Ntabwo ari abakire cyane birenze. Nimureba nayo muzakodesha muri Minefa cyangwa mu zindi ministeri? Birumvikana nanone mushobora kujya muza muje kuduha support, kuko n'ubundi mwikorano tubereyeho gufashanya. Ariko mu by'ukuri ikibazo kiracyahari cy'abantu bazasigara ku buyobozi, kuko by'umwihariko n'abantu benshi barimo ntago basenderejwe. Naringize ngo wenda kubera ko komite ikunze kubigizwe n'abantu bari hagati ya 4 na 3, numva mufite abantu 5, mwumva ko ibintu byaciyemo, none nabo wapi? Nabo ngabo barimo gusa babasha kugira kwatendinga neza, nta kibazo cyazamo. Ariko uko byagasa kose tugiye kumenya dukora ubukangurambaga, turebe yuko muri iyi minsi isigaye
basi yenda twasiga nta cyuho cyane kirimo. Okay, turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu rero ngaho gira ubutumwa uhereza abungeri bose twumve ko wenda hari cyahinduka. Ubutumwa naho abungeri bose muri rusange n'ubundi cyambere nta kudohoka mu butumwa. Nta kudohoka mu butumwa baze cyangwa bigumira aho bari. Nibaze rwose amarembo arakinguye be kugumya kudohoka cyane yuko n'ubundi dukora ku wa gatandatu saa 11 z'umugoroba iruhande rw'itente. Yego Minisitiri, reka tugushimire rero wakoze kuza kubana natwe muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni nuko dusoje kuri mikoro narira wona ari Nshimiyimana mfatanyije na mugenzi wanjye Benedict Uwikeza. Evangelia yamamare hose.